rugagiye akoresheje rangaje mbi yo kuvuga ngo ntabwo uzabona ijuru kuko ijuru ritangwa n'Uwiteka. Ariko kuko ari umukozi w'Imana wenda ashobora kuvuga ati nzasenga bikurikizwe n'amavuta wenda nasinzwe n'Imana, niba ari uw'Imana koko, kuko n'abishushanya nabo barateye. Nge nkunda kubikubwira. Wiriwe nyakubahwa Rugagi. Mwiriwe neza Scovia. Yes. Twemereye abantu bari hano ko tugiye kuganira tukibaza ku bibazo abantu bafiteho amatsiko, tutagiye kubanza kuvuga ku byabanje, kuko ibyabanje buri umwe yavuze uko yumva ibintu mu buryo byakirwa mu buryo buri umwe yabyakiriye uko abishaka, ariko njye nawe ndagira ngo tuvuge ku birimo kuvugwa ubu nonaha, ku bibazo bibaza. Yego. Njyewe Scovia navuze ko utagira urusengero mu Rwanda rukora uyu munsi. Yego. Nyakubahwa Rugagi, hari urwo ufite rukora cyangwa ntarwo? Inspection zabayeho ntabwo ari ku rusengero rwa Redeemed, hafunze urusengero 9840. Nyakubahwa, ikibazo cyanjye cyabazaga kuri wowe, ntabwo ikibazo kivuga ku madini mu Rwanda, kirabaza wowe kuko niwe navuzeho kandi niwe twavugagaho hano. Bikoroheye wasubiza ku kibazo cyawe aho kusubiza ku zindi nsengero, ariko niba iyo nzira uciye ari iri bukugezeyo wahede. No, navugaga muri rusange kuko byabaye muri rusange. Nge ndabaza kuri wowe, hari urusengero ufite mu Rwanda rukora? I Rwamagana. Okay. Wowe ubwawe uri ku kinyamakuru Igihe wavuze ko nta ruteraniro ufite, nta rusengero ufite rukora, ariko ufite ibyo ukora. Mfite inkuru y'ikinyamakuru Igihe, keretse niba wenda umunyamakuru nawe yakubeshyeye. Yego. Bavuga ko nta rusengero ufite mu Rwanda rukora. Yambajije aho nyobora, aho ndi jewe. Aho jewe ndi, ntabwo yavuze ishami cyangwa ikindi, yavuze ngo ubu ngubu wowe uyobora he? Uri hehe, urimo kuyobora hehe? Wamushubije ngo iki? Namushubije ntaho mfite ndi kuyobora, naho nayoboraga mu Ruhango. Reka nkusomere abantu bari ku Gihe barebe ku kijyanye. Nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora hano ku gika cyanditse ngo imodoka ya miliyoni 280 francs. Bishop Rugagi cyo hepfo bagize bati kugeza ubu bavuga itorero ryawe ryatangiye 92. Baragira nta rusengero na rumwe isigaranyaho abantu bashobora guteranira imbona nkubone ku rwego nubwo ni inkuru yanditswe kugengera ngo wenda abayegereye baraza kuyireba. Wowe ntaho uyobora icyo bivuga? Yego, jewe naho ufite nyobora. Ikibazo cya kabiri nabazaga icyo nibajije, kuvuga ko udafite urusengero uyobora mu Rwanda, narabeshye cyangwa simbeshye? Ndi umuvugizi w'amatorero ya Redeemed Gospel Church mu Rwanda. Nshobora gusura itorero aho riri rikorera, nkuko nasuraga mu Ruhango, nkuko nasuye Rwamagana, ariko jewe nkaba ndi Kigali. Wowe nta torero uyoboye, wowe ushinzwe gusura amatorero? Ndi umuvugizi w'itorero Redeemed Gospel Church ryemewe n'amategeko. Icya kabiri ya Repubulika y'u Rwanda. Urusengero rwo mu Ruhango se ruturanye n'akabari hejuru kahagira rogi cyangwa ntabyo? Twari dufite urusengero rwubatse rutujuje ibisabwa. Hanyuma urwo rusengero dukora igishushanyo mbonera, akarere karavuga ngo rero ibyaba byiza ko mwubaka neza hariya bigendanye n'icyerekezo. Tujya kwifashisha ahantu bambwira ko bahabonye, ndababwira bahafate, banyohereza amafoto, mbohereza twicara nka board y'itorero administration, tubohereza amafaranga yo kuhishura, noneho kugira ngo babe bahari nk'abakristo bafite encadrement hariya, hanyuma natwe tutangire kubaka nk'uko akarere kabidusabye, kabifitemo inshingano n'icyo gishushanyo kiri mu karere ka Ruhango. Nyakubahwa muvugizi w'iri torero, nabazaga urusengero rwanyaho rukorera ruturanye n'akabari kagira rogi?
ntabwo jyewe mbizi iby'akabare na roji. Iyo nza kuba ari jyewe uhatuye cyangwa se uhashumbye kuko hafite umushumba waho, bivuga ngo bashakagaho kwifashisha kugira ngo babe bahateranira, hanyuma dutangire twubake mu kibanza cyacu itorero rya Redeemed Gospel Church. ni ukuvuga ngo nubwo uri umuvugizi ariko ntufite amakuru y'insengero zose. Mfite abama amakuru aribo bayoboye Ukwihangana Innocent niwe uyoboye itorero rya Ruhango. Ni ukuvuga ngo niwe ugomba kumpa amakuru, natwe tugashyira mu bikorwa byihutirwa kugira ngo tuzuze inshingano z'ibyo dusabwa. Ujya mu kiganiro se ukavuga ko navuze ibyo ntahagazeho nk'umunyamakuru, wari wamubajije akubwira ko nta bihari cyangwa bihari? Nuko bavuze ko mfite inyubako yanjye bwite Muhanga, noneho jyewe nkakodesha amaroji, nkakodesha n'akabare, nkakodesha n'urusengero. Icyo kintu nicyo navuguruje, navuze nta nyubako ngira yanjye bwite, nta UPI mfite Muhanga, nta nyubako mfite Muhanga, nta n'ahantu nkodesha ibara cyangwa se nkodesha amaroji, nta n'ahamwe. Ariko nyine urusengero rwa Ruhango ruturanye n'akabari na ntuzo. Reka rero ngiye nguha amakuru ko n'amafoto ngira ngo kuri iyi space ariho. Icyapa cy'urusengero rwawe kiri munsi ya rogi. Ubutaha undi munyamakuru nakubaza bizagufashe kugira ngo ubizi. Hanyuma ahandi bituranye hari akabari, niba mbazemera ko mwongera gukoreramo kuko barahafunze kugeza ubu. Icyo wenda katukigiye, ubwo ni amakuru nguhaye ubutaha uyafite n'ibyiza. Icya kabiri nashakaga kukubaza, navuze ku modoka Range Rover. Yego. Modoka Range Rover wavuze 2017 ibuka umunsi. Yego. Andikwa no ku kinyamakuru Igihe n'uyu munsi wasubiyemo. Iyo muri Canada cyangwa ni Kigali? Iya 2017 niyo muri Kigali, iyo mfite niyo muri Canada. Iya 2017 niho nibazaga ngo waguze ute imodoka. Jewe sinzi imodoka kuko ntago natumwe imodoka zihenze gutyo, ariko naragumagana kuko genda umunyamakuru n'amakuru nahawe. Waguze Range Rover ukodesha mu gisare u Rwanda rwari rwabahagaritsemo n'ubundi gukoreramo mu 2017. Nta modoka mbigufashemo, wenda nkuko wavuze ko uri umunyamakuru, nta modoka nigeze ngura. Range Rover bayiguhereye iki? Warayitomboye? Wayihawe n'umuvandimwe? Byagenze bite? Kubera ko wenda turi hano biba na byiza kugira ngo urujijo ruveho. Iya 2017 ni nayo mpamvu buryo yubajije umuntu uba ufite amakuru yumvaho ya nyayo. Natanze imodoka yanjye ya V6 Montero nyiha umuntu w'umubishop witwa Caleb ufite itorero Kinshasa. Maze kuyimuha iyo Montero Pajero nari mfite, niyo modoka nari mfite, hari hicaye nari nabatumiye ari 6. Range Rover ntabwo ariyo modoka nahisemo, nta nubwo ari imodoka nifuzaga, nta nubwo ari imodoka nashakaga. Range Rover yanje mu insanze tariki 7 z'ukwezi kwa 7 2017 ari na surprise yabayeho. Icyo gihe Père Spirituel Archbishop yarari hano i Kigali, hari igiterane cyari cyahuriwemo n'abandi bakubashumba bavuye mu mahanga. Ndi nicaye muri biro, Archbishop ari muri hotel ari buza kubwiriza uwo munsi, iyo modoka niyo yagiye kumuzana. Imodoka imaze kumuzana aho ngaho nibwo yewe nta nubwo iyo modoka ya 2017 irenze miliyoni 25. Range Rover igura munsi ya miliyoni 25? Nigiye ubikubwiye ukuri, si ukuri se wifuzaga ko mbigusobanurira? Niyo mpamvu nimbo mbaza. Range Rover akuguriye cyangwa baguhaye iri munsi ya 20 ingana na miliyoni 25. Range Rover y'umwaka wa 2000 yakozwe mu 2007. Ni izina gusa, wenda iyo ndimo kuvuga ya 2014 wavugaga ya miliyoni 200. Mfite abayiguze barahari, aho yavuye harahari, ikintu cyose ukeneye kumenya ukuri kwacyo. Kuki bayiguhaye?
nuko bampa n'isaha nuko bampa n'ikindi kintu ntawe rigeze saba. Rwa Rugagi afite inzu i Muhanga, igice cyo hejuru kibamo rogi, icyo ku ruhande kibamo butike, ikindi yari yarakigize urusengero. Wowe nubwo waba uri umupagani, aho hantu hakwiye kuba ari ku rusengero, kuri rogi no ku tubari, iri mu nzu y'uyu mwisi umushumba. Ibyo bintu byaba ari ukuri? Ikinyoma. Rugagi yaguze Range Rover igura miliyoni 280, sibyo? Baje gufunga insengero basanga nta rusengero agira rwujuje ibisabwa. Miliyoni 280 ntago havamo urusengero. None si uyu muvandimwe avuga ngo Range Rover ya miliyoni 100 angahe? Najyanye nawe aho nayiguriye abona fagitire yayo. Canada waba wubatse itaje urute, ariya mafaranga yakuye mu ihe business itari mu rusengero. Niba nta kindi kintu afite mu mutima we adashaka ko abantu bamenya ukuri, kuko niba ari umunyakuri uhisha abantu ukuri kubera iki? Kucyuha abantu uburozi. Mutesi kuvuga ngo avuge Rugagi, agomba kwanza kumenya Rugagi ninde, akavuga etage, akavuga ngo nta itorero ntabwo birifite ngo nibihe bikorwa bifite. Aba yizaniye ubwanzi bwinshi bw'aba. Nubwo dufite abantu batavuga, kujya dufite abakristo batavuga. Ndamutse mbahaye umwanya ngo bavuge, yafunga amatwi. Ndakumira nk'umushumba, ndakumira nk'uburere bw'igihugu. Yego. Nkarinda indangagaciro z'abantu, abakristo n'abanyarwanda. Yego. Kuko ndamutse mfunguye nkavuga ngo mwari mu materaniro muzukuri musubirize Mutesi, ewe yasara. Bisobanuye ngo mfite kapasite zose, yego, zishobora gusubiza Mutesi mu nzira zose. Yego. Mvuye mu gishumba nkajya muri ruhande rundi noneho rw'umuntu, kuvuga ngo ngiye kwatakana na Scovia. Yego. Ufite kamera 9, nshizeho abantu 9 kuri kamera kandi ziri professionnel, digital, full HD 4K. Mvuze ngo ngiye kwataka Mutoni nani Scovia Mutesi, siko bavuga? Yego. Eh? Yego. Sinzi ko yabonaho kurara.